Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season 35 episode na 71 aho turi kwiga kudoda iri kote ryacu muri kureba hano. Iri ni ikote rya manto cyangwa se ikote rirerire dore ko rimeze rireba imbere ureba inyuma ureba amaboko. Nyuma yaho reka mbanze mwereke incamake. Njya gutangira muri episode ya mbere naberetse ko bafata ibipimo mwarabibonye, ndashushanya murabibona, ndanakata murabibona. Ibi byose mwagiye mubibona ngira no ku madekupe byose nkata n'ibidubuzo no mikavirizoline ndahuza bya bipande. Ibi byose mwarabibonye ngira hano ku mifuka byose murabibona. Si nibyo gusa nageze naho baringaniza byose narabiberetse mbereka nuko bakatikora murabibona. No kuvuga ngo ibyo mutarabona nk'ibi byose mutarabona mu bitegereze nabyo muzabibona kuzageza ngeze hano ku bipeso. Nicyo kintu cya nyuma nzakora kugeza ikote ryuzuye rimeze gutya neza. Reka mpite ntangira nagutinda ntangiye nkomereza wari kuhagarikiye ubushize. No kuvuga ngo nari ndimo gushyira indodo za foronse mu kaboko. Narababwiye ngo buriya ikote mu kaboko mu rutugu haba harimo uduforonse duke cyane tutagaragara. No kuvuga ngo wari ndi gushyiramo indodo ariko zacika nkavuga ngo idodo rucikiye hagati urongera ukarukuramo. Ntago ari uko wenda ngo mwarimu ngo hano ngo akoresha imashini ngo itaca indodo nanjye indodo ziracika dore ngo ibi mwabibonye. No kuvuga ngo kuba rucikiye hagati nongeyeho urwa kabiri navuga ati reka urwa mbere ndeka kurukuramo ntago ndakabya cyane. Urwa kabiri ngeze hagati nago ruracika. Nimba ari kugira ngo nzikureho mubibone nibyo ntazi nanjye. No kuvuga ngo zose ngomba guhita nzikuramo ngashyiramo izindi cyase ngakuramo nibura basi none sigazamo akadodo kamwe. None wongera ukiremo udodo uhereye ku ruhande ugende witonze. No kuvuga ngo nutadoda ngo udode urinde uturuka hariya twatangiriye ugeze aho dusozereza udodo turacika wenda rugacikiramo hagati uhita urukuramo cyangwa se dukuremo izo wasizemo zigacika wongera ushyiremo izindi makudode urinde ugera hano rutaracika na gato. Kandi ikindi nugera hano ukabona wageze mu mahoro rwose bigenze neza ni wowe kurura urudodo rukatire kure usigaze izo kwifashisha uza gukurura dore ngo iziranda zisise. No kuvuga ngo hano nimbura ndashyiramo indodo ebyiri. No kuvuga hari abantu baba bamenyereye ko iyo tugiye gutera foronse ngo dukoresha akadodo kamwe. Nanjye nibyo nize buriya ibi by'indodo ebyiri nibyo nizaniye abakora n'abandi babikora kuko baze akadodo kamwe kenshi hari igihe gacika. ngo bambwira ukuntu uzakurura akadodo kamwe ahantu hari virizoline nk'iriya usibye na virizoline ugakurura ukegeranya kwa kundi tujya dukwega akadodo kamwe kakaba katacika akenshi karacika. Niyo mpamvu ngira ngo shyiramo akadodo ka kabiri kandi birabujijwe ko hari akadodo kajya hejuru y'akandi. Kano akadodo nsizemo gashyire ku ruhande rwa kandi nasizemo bwa mbere. Reba ibimbayeho dodo rwasi rwarangiye sinabimenya. Sinzi impamvu ibi bintu by'ibibazo bimeze gutya bikunda kubaho ahandi ugeze kuri foronse. Urudodo rwibuse gushira ariko ageze kuri foronse ubu tayari ntangiye kwivumbura. Ibi byo nawe bizakubati none se ibiri kumbaho ni ibiki. Hano ngiye kuzinga ntago ndi bubibereke wenda nyine nshaka se mbibereke si ngombwa. Ndabanza nzinge donshireho akadodo kuri gatoya. Yego hari abantu bazinga kuri kugeza kari akantu bazinga kuzuye ntabwo ari byo. Bivuga ngo wozingiraho gato hanyuma ugahita ujya kwifashisha uruziga rw'imashini kugufasha kuzinga. None abantu ubusanga bagitangira kwiga kudoda ugasanga mu kujya kuzinga urudodo ngo kuruziga ngo byaramunaniye acunga mwarimu arebye hirya akajya azinga n'intoki ugasanga uzinzeho gato ko kujijisha isubwira mwarimu ati maze kuzinga kandi se bwahe ntabwo uzi kuri kwihemukira bikora bikunanire mwarimu akwereka uburyo kiba bikora neza. Urabikora inshuro 5 inshuro 6 uraba wabimenye. Burandagereranyije hari n'uwabikora rimwe kabiri ari kubyiga 3 akaba yabimenye. Wowe gerageza ubyiga ubimenye kuko ntabwo uzadoda ikote uzingishe kari akadodo ko hasi intoki usugo koko wadari none revire. Reka tujye kubishanja n'amanerivire. Buri ibishanja babisaba ngo turi ajya kara tukita kanete boate kanete ihori kari agahori buriya reka nkumbwize ukuri iyo tugeze kubishanja buriya bikora nk'uduhori nka 3 kuzuye neza dutsindagiye. Mbwira ukuntu uzaduhore 3 uzatuzinga ryari n'intoki ni iminsi 2 umunsi wose. Ubwo se ugiye ku ruziga rya gahore wakazinga utatu katinze iminota ingahe dore ntikuzuye nta n'iminota 2 irimo. Ibi nujye mvuga nimba ugiye kwiga witinya
aho ugera ukabona bisa n'ibigoranye gerageza ubimenye nta mpamvu yo kutabimenya nese njye ndabimenye gute sindi umuntu nkawe none se ari umuntu vangwa ngo yengo ndushango ubwenge oya ibyo ngibyo ni ukwibeshya biterwa no ko umuntu yafashe twese turi duteye kimwe ni ukuvuga ngo fata umwanya wige mugenzi wawe nimba yarifashe nawe ntibyakunanira wabihaye umwanya kereka wenda nimba hari igiciro bisaba ukaba wabuze ubushobozi wenda ushobora kunanira ariko mu gihe cyose wujuje ibisabwa mwarimu nta kibazo mufitanye wenda minerivare hagiye mwarimu mugirira ibibazo bya minerivare kanaye kaguhima ntabwo ubumenyi neza nk'uko bikwiye kubera ibibazo mufitanye nawe nyine agashaka kugira ngo akunanize ubanze ugire ibyo witaho utari witaho neza ariko mu gihe ibyo byose bitabaye nawe ujye ubikumira rwose iga witonze nawe ujye umenya ko hari amafaranga uba watanze kandi uba ugomba kugira ute kuyagaruza nta kundi igufate mu hazaza uzakora akazi ukorera amafaranga menshi yayandi watanze wiguza yagaruza uyakuba inshuro amamiliyoni n'amamiliyoni yaraba ari make cyane kuko ugeze mu gihe cy'akazi urayakuba kano kadodo rero ndabanza ngakuremo kuko ngiye gushyiramo kandi ntangiye gushyira indodo nyinshi z'akavuyo ntabwo mbishaka reka ngakuremo nongere nshyiremo kandi nibyo byiza gake do kuriya gake ngo yibaza akadodo kamudakora kagahita gacika ibintu by'amaforonse nyine ni kuriya bimera rimwe na rimwe bigutesha umutwe cyangwa se bikagenda neza ibi byose kuba bibaye gutya nyine nanjye bikantesha umutwe ntabwo navuga ngo ndababaye mpita nanabyishimira kuko kubitindaho gutya nongera nkagira ukuntu mbikosora hari abantu benshi batabazi ngo se umunsi kacitse nzabigenza gute se nzagakuramo gute ariko gutya mba mbikoze mureba nibura ibingibi nabyo hari isomo biba bibahaye umuntu utarajya muri groupe y'amasomo groupe y'abatayeri dore nimero hasi nyandikira kuri WhatsApp ambwire ngo mwarimu amakuru mumeze gute rwose amasomo yawe nayakunze mwarimu nanjye nshyira muri groupe njye mu bandi nukuri pe sintinza rwose kuvuga ngo ndagutindira mpita nguha amabwiriza ya groupe kayakurikiza nawe ukajya mu bandi nyandikira rwose umuntu ukeneye kujya muri groupe yose ndamusubiza dore nimero ngiyo hasi cyangwa ujya muri description cyangwa comment ujoininga groupe y'amasomo cyangwa groupe ni groupe y'amasomo yo nako ni groupe y'amasomo hano ndimo ndakura muri France kazi nongere mbisubiremo neza no kuvuga ngo iyo umaze gushyiramo France aho ushaka degarage kwa kundi twayimanuyeho gato ongera izamure gato ari amakota nimba twaro yafunguye ongera yafunguye gato ibi bintu uvuze ntukabyibagirwe biranandi kuvuga byo kwamamaza groupe ndaje nongere mbisubiremo nitonze mu kanya no kuvuga ngo ukimara gushyiramo France yana ukabona ko France zirangiye muri buka njya kuzishiramo nagiye kuri garage manuraho gato amakota mfunguraho gato sasa rero iyo umaze gushyiramo France ibuka wongera ukomeza urudodo maraze mano ruba rworoshye cyane ku buryo urudoze bisanzwe umwenda wacika nibyo nari ndimo gukora hariya subiza uko byari biri garage yizamuraho gato amakota ngero yafungaho gato reka dukomeze ya muri description cyangwa muri comment ujoininga groupe yo kwiyandikishirizamo ntago ari amasomo cyangwa yo kuganiriramo ahubwo niyo ucamo kugira ngo mbone uko nkwakira ngushyire mu bandi nguhereza ibisabwa amabwiriza ya groupe nayo abahari ntago ari gupfa kujyamo ngushyiremo ibyo ubonye bajya bati ngewe nkina comedy mukore subscribe oya kwiga no kwiga nimba ari ibintu byo kudodaho rwose ntago nagugeraho ikibazo cyane ariko ibijyanye no kwiga nyine ibijyanye n'amasomo nk'aya ngaya nibyo tuba dukeneye umuntu uza kuvuga ati ngewe urabona hari ibintu byo gushora nk'amafaranga gutya na gutya ugira gutya agashora ukazana abantu abanaba ibyo bintu rwose uzize muri groupe wowe wabishiramo tukabikuramo nawe tukagukuramo gusubiramo kandi byaguhenda urumva n'ibihano bizaho sasa rero hano nyuma yo gushyiramo za France ufite urwuma nshaka so ndukuremo cyangwa nkwihurire ndumva nadukuramo nk'abantu bitsemo hariya kubera ko umuntu warwose buriya ntiwarangiye cyararangiye ariko nshaka oya ntacyo reka dukuremo hagana hano ku ruhande gusa aho ndi buze cyangwa ndukuremo hose yego kandi dukuremo hose da ndi kukubaza ngo yego kandi kubikora nanjye rwose ndi mwarimu muri kinyejana sasa reka dukomeze ndukuramo gutya do wabonye do kari akantu kaba kameze naho ari akantu nk'akarinda ni kutiyo ku burebure bw'akaboko nyine abantu bajya kugabanya amakoti batarize kuyadoda ngo amaboko ni maremare ngo ngiye gukata hano ngo makate ngo macimbure ni gutyo babivanga no gucimbura da imvugo y'igitaye ni akazi kanyu abantu mugabanya amakote mutarayize muzajya muyica abateza ingaro usanga noneho ugiye kurigabanya ahubwo uranaryishyuye uranarigumanye maze umva ugira umujinya koko uzi ko ikote riba rihenda rwose ndatekereza ko umukiriya waza akaguteza ingaro ku ikote warikoze nabi ngo urimwishyure sinzi pe
kuko riba rifite ibiciro biri hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo rero hano ndaza na duburire nyikataho gato se n'uweshyeshya, ariko nishaka sinkate ngo ngeze hirya. Gusa ushaka nabyo wabikora, nta tegeko ribikubuza. Ngewe nkeneye hano kuko nongeye kwifashisha nteranya, hari impamvu makase kuriya. Iyo mpamvu rero niyo ugiye kubona mu kanya. Mujya mwihangana nyine mwarimu avuga cyane, avuga atarekera, amagambo menshi yisukiranya, ntabwo nshishamo ngo nceceke, ubwo nyine niko nteye. Ngo nizo hajya ku karagiteri zanjye. Umugabo agomba kubyihanganira nta kundi. Nyine amagambo yagera hasi hagataza andi hagataza andi, ni gutyo nyine nteye, sinabihindura ngo bikunde. Niyo nakora iki nanjye sinabishobora. Cyakora muri kera naramenya gusobanura neza, hari ibintu nkibura ibikoresho, narametiriza neza, byarangoraga. Amasomo ya kera buriya sinagushishikariza kuyareba kubera ko wanseka gusa nta kindi. No kuvuga ngo rero ko nakadodo hano nasizemo ndi kuhuza duburire n'igitenge hano hasi, ndagakuramo ariko sinzigakuremo kose. Ndagakuramo hano ku ruhande gusa. Ibi rero nari kubikora ku gipande ibipande by'imbere bibiri n'igipande kimwe cy'inyuma. Ibintu nari kubikora nkajya hagana hasi, mbere yuko muzi igipande cy'imbere n'icy'inyuma, nkabaza nkatandukanya duburire n'igipande hagana hasi kuri buri gipande, akantu gato kareshya nka gutya. Ibi no bintu impamvu ngiye kubikora, ubutanzi no hasi nzabikora. No kuvuga ngo uteranya igitenge ukwacyo, ukanateranya duburire ukwayo, none akana gato ukongera ugasubizamo nyuma. Ibi bintu hari abantu bavuga ngo mwarimu ibi bari kubikora no hasi yari abateranyije kuriya. Yego nari kubikora, ariko nanze kubikora. Ndavuga ati nzabikora muri iri somo ry'ubutaha, reka ndeke kubananiza cyane iri somo ryaratinze. Biriya bintu byari kumarana by'umwanya munini, rimwe na rimwe hakagira naho bivanga hano kuko bisa n'ibigoranyemo gake, tugiye ko atari bitanagoranye cyane, ariko ubutaha nzabikora, ndabibasezeranyije. Rero ibindi gukora hano, ku muntu ushaka kubikora no hasi nabyo nta kibazo, ariko ukaba wizeye cyangwa ukaba umaze kumenya kudoda ikote ku buryo uvuga ati reka mpindure design ya hano bakoze nshyireho iyindi bitewe n'uko mbishaka, ukaba wabishobora. Nubikora ibyo uri guheraho ntabwo uzabishobora pe, ibyo ndabigusezeranyije nibyo, ntabwo wabishobora. Mbere na mbere banza umenye iryo koti cyangwa se iyo modeli, numara kuyimenya nibwo uzaba ufite uburenganzira bwo kuyihindagura uko ubyumva. Nuyihindagura uri kuyiga uzaba wamaze kubyica kare, kandi bamagira inama bamwe na bamwe mukabyumva benshi, abandi bake bakanga kubyumva. Ati ibyo nibyo wivugira shaho byihoreye, wabuzwa n'iki se kubihindura uri kubyiga? Umushaka hasi nashyira kandi kantu hano nturanamenya iyo modeli ugiye kuyihindura gute? Aka kadodo ndi gukuramo hano, nuko ndi gukuramo nkageza kure, ariko ntabwo ndi bugakuremo kose. Kimwe nuko nabikora ugasanga gasanga nyine ibyo navuze, ubundi ngomba kuvuga ibintu namaze gukora. Nshobora kuvuga nihuse ngasanga simpuje na ya video, ugasanga nsanze njye nagakuyemo kose, kandi navuze ngo situgakuremo kose. Gusa ngewe nzi ko utaragakuyemo kose nta kibazo, kimwe nuko hari uwagakuramo kose, nabyo birashoboka. Ni ku mpande zombi, turi ku ruhande rumwe ugakuramo gato ugeze nk'hariya, n'urundi ruhande ugakuramo gato, wenda nka gatatu, wenda tugakuramo nk'ugeze nko kuri gatatu cyangwa kane. Wenda nimba mvuze umubare urengeje akaboko ko kangana, gerageza basi ugakuremo ariko ntugakuremo kose. Hagati na gato usigemo akandi gato gasa n'akasigara gafatikanyije duburira n'igitenge, kugira ngo nuza ugasubizamo ubona aho uhera. Hari igihe uri utagasigamo wajya ugasubizamo mu nyuma ukabura aho uhera. Ukabura aho uhera ugasanga birakuvanze, bihise bigucangacanga, tayari bikaba birakunaniye. Niyo mpamvu nkubwira ati reba na hano handi nshi, reka maze nkuremo turiya dupini. Turi kumangana dukuramo witonze, tutaza kuza kukujomba. Nyaboneka ujya wirinda, ntago wadoda ikote ngo urisoze akoma katakujombye, ngo ndavuga turiya dushinge. Jya wigengesera kuko bibaho cyane ko abantu benshi karanjombye, ngo hano nibagiye ugakuramo, hano nibagiye ugakuramo. Uzi ko hari n'igihe ngeze nkora umwenda umukiriya akawutwara neza neza, yari urwaye mu bihugu bya kure, yajya kujya akamwanga ngo kuko wibagiyemo kano gashinge. Nawe urumva nyine ibintu byo kwibagirwa ntabwo ari byiza. Hari igihe yambara kakamujomba, nimba wadusizemo dukuremo neza ku murongo. Nanjye byambayeho rero, wowe ntibizakubeho. Sasa rero reka nsubikira no episode, tuzasubira muri episode 72 dukomeza n'ibindi. Muri hangana episode zabaye nyinshi nyine nta kundi, ngiye nkurisoma akantu ko kandi ntabwo nataruka ngo zibe ngufiya.
ngo episode ngo zibe nkeya, reka ngomba gukora akantu ku kandi, dushaka tuzasate kuri episode y'1000, ariko nibura ari akantu ku kandi. Umuntu uzaza kwiga ikote hano ntazavuga ati hari ibyo ntabonye, byose ubibone. Nkubwira ngo dufite groupe y'amasomo na groupe yo kungurana ibitekerezo y'abatayeri, ni karibu muri isanga ku bakeneye kwiga kudoda. Andikira mwarimu Valence kuri nimero ya WhatsApp, aragufasha kujya mu bandi nawe. Menya neza ko wakoze subscribe, kuri like na sharing, ugira muri comment ugira icyo umbwira. Kandi ikindi unamenye ko hari n'abari kwigana ku mazumo, yaba zoom isanzwe yaba hano kuri YouTube live, nabyo birakunda, kandi ngiye kubishyiramo imbaraga cyane.